tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, ibyiringiro nk'ibyo twabihabwa nande n'umwuka wihoraho. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Dushaka uwo mwuka wera, ni Yesu wawutugeneye. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Amazina yanjye banyita Singeniyo Salomo. Ndi umugabo, mfite umugore umwe. Ndashima Imana cyane kubw'uyu mwanya iduhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Umuhamagaro wanjye ni ukwigisha ijambo ry'Imana. Njya mba umubwirizabutumwa, ariko akenshi nkumva nkunze kuba umwigisha w'ijambo ry'Imana. Reka rero dufate uyu mwanya kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana. Nahaye umutwe ugira uti nta mwuka wera nta bugingo buzima. Nta mwuka wera nta bugingo buzima. Mbehe mu yandi magambo, ntiwavuga ngo ufite umwuka wera kandi ngo uvuge ngo nta bugingo uzabona Imana ufite. Cyangwa se ntiwavuga ngo ufite ubugingo buzima buzabona Imana kandi udafite umwuka wera. Ntibishoboka. Ni ibintu bijyana, ni ibintu byuzuzanya. Reka rero kugira ngo dukomeze tuganira, tumaze dusenga Imana kugira ngo ikomeze kudufasha mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Mwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye, turaguhimbaje, tugushimiye umwanya duhaye na bene data badukurikiye kugira ngo twumve ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo ube mu ruhande rwacu, ufungura amatwi y'abagiye kumva ijambo ryawe, kandi imitima bindi ku butaka bwiza bwo kubibwamo imbuto y'ijambo ryawe. Nanjye uhagaze nk'ugiye kurivuga, ndisengeye kugira ngo simvuge ibyanjye ahubwo mvuge ibyawe, bishobojwe na mwuka wera, kubwa Yesu Kristo umwami wacu dusabye twizeye, amen. Yesu ashimwe cyane. Nk'uko nababwiye, tugiye kuganira ku ijambo rifite intego ivuga ngo nta mwuka wera nta bugingo buzima. Ntabwo wavuga ngo ufite ubugingo buzima buzabona Imana kandi udafite mwuka wera. Ntibishoboka, ntibyemera, ntibibaho. Ijambo ry'Imana rivuga ko bidashoboka. Impamvu ni iyihe? Reka rero tubanze tuganire. Nta mwuka wera nta bugingo buzima. Turabanza twibaze mwuka wera ni iki? Ubugingo buzima ni ubuhe? Bivuze ngo niba hari ubugingo buzima, hari n'ubugingo bupfuye. Turaganira turebe ubugingo bupfuye bumeze bute, ubugingo buzima n'ubumeze bute, umwuka wera ameze gute, afasha iki kugira ngo umuntu agire ubugingo buzima buzabona Imana. Reka rero duhere tureba ubugingo buzima ni iki. Mu magambo makeya, ni iki Bibiliya ivuga ku bugingo buzima? Reka dusome ijambo ry'Imana mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7. Itangiriro ibice 2 umurongo wa 7 haranditse ngo Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi. Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi, imaze kumurema ari aho ngaho, Beya ikavuga ngo imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Imana yaremye umuntu mu gitaka, umuntu ari aho ngaho, nta buja, ntakora. Kugira ngo akore ijya mu mazuru
iyo uwo muntu yaremye imuhumekeramo umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Urabona ijambo rya mbere hano turibonye rivuga ubugingo buzima. Umuntu agira ubugingo buzima kubera yuko afite umwuka w'ubugingo, kandi uwo mwuka w'ubugingo uva ku Mana, kuko Imana yaremye umuntu ariko itaramuhumekera umwuka w'ubugingo ntabwo yari ubugingo buzima, yabaye ubugingo buzima kuko Imana imuhumekeyemo umwuka w'ubugingo. Bivuze ngo umuntu kugira ngo agire ubugingo buzima bifite aho bihuriye no kuba afite umwuka w'Imana. Aha ni ahantu hambere tubonye. Ariko se umuntu ashobora kwamburwa uyu mwuka yashyizwe mu mazuru kandi agakomeza akagenda, agakomeza akabaho? Nabyo birashoboka. Umuntu ashobora kwamburwa uyu mwuka yahumekewe mu mazuru utuma agira ubugingo buzima, uyu muntu agakomeza akagenda, agakomeza akabaho. Birashoboka. Twabireba gute? Dukomeze ijambo ry'Imana mu Itangiriro, ibice 3. Duhere ku murongo, reka dusome Itangiriro ibice 2 duhere ku murongo wa 17. Imana ibwira Eva, duhere ku murongo wa 17, ariko dore 16, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi urye imbuto zacyo uko ushaka. 17, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Murumvishe yuko Imana iramubwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Umunsi wariye ku giti kimenyesha icyiza n'ikibi, umunsi wakiriye icyo giti no gupfa uzapfa. None muraje muri urupfu yapfuye. Itangira ibice 3 duhere ku murongo wa 4. Imana yigiye kwinjiza umuntu mu rupfu. Satani yanyuze mu nzoka agiye kwinjiza umuntu mu rupfu. Iri jambo riravuga ngo ni ibice 3 by'itangira umurongo wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahinduka nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Urumva ko inzoka ije igashuka umuntu. Satani ariyoberanyije, aje mu buryo bw'inzoka, ashutse umuntu, ashutse Eva ngo ajye kurya kuri cya giti Imana yisinye binyoma. Eva arangije afashe kuri cya giti arakiriye, arangije agiye guhinyuza ibyo Imana yamubwiye ngo umunsi wakiriyeho no gupfa uzagira gute? Uzapfa. Akimara kukirya cya giti rero, iyo mukomeje mugasoma mubona ko ngo amaso ye yabaye nk'ahweza koko, arangije abona yambaye ubusa, ajya kwiremera ubucocero. Ikindi atinya mu maso y'Imana, arahunga ajya kwihisha, akihisha Imana. Imana ije kumureba iramubura, ati Damariye uri hehe? Aravuga ngo natinyishijwe nuko nambaye ubusa ndihisha. Ubu rero umuntu bivuze ngo urupfu rwe rwamaze kumusatira, kandi nubwo urupfu rwamusatiriye yariye kuri cya giti agapfa, aracyagenda, aracyabasha kujya kwihisha. Nyamara uko kwihisha, uko kujya gushaka ibicocero, nibyo rupfu. Umva amagambo Imana yabwiye umuntu. Adamu iramubwira iti, ni ibice 3 umurongo wa 17, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazaryaho, nanjye uzaniye ubutaka kuvumwa, iminsi yo kubaho kwawe uzajya urya uzajya urya ibibuvamo, ugombye kubiruhira. Ubutaka buzajya bukumerera imikeri n'amatovu. Mbeho urumva ko byagaragaje umuruho w'umuntu, ariko kumva umuntu yageze mu rupfu atagize gute? Atabizi. Uzi ko umuntu yapfuye urupfu ariko agakomeza kugenda kandi yarapfuye? Uru rupfu rw'umuntu wapfuye, urupfu yapfuye ni uruhe? Ni uko wa mwuka Imana yari yamushyizemo agahinduka ubugingo buzima watandukanye n'umuntu. Umuntu agenda
ariko adacometse ku mwuka utanga ubugingo. Nabyumvishe? Mu yandi magambo, umuntu muzima ni umuntu ufite umwuka w'Imana. Noneho umuntu ucomokoye ku mwuka w'Imana, umuntu utagifite wa mwuka w'Imana yawukuwemo, uwo muntu aba agenda ariko yarapfuye. Reka turebe uwo mwuka w'Imana ni gute umuntu awukurwamo. Ese wa mwuka w'Imana umuntu yahumekewemo ni iki? Reka tubisome mu Bakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 45. Abakorinto ba mbere ibice 15 umurongo wa 45 haranditse ngo, uku niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, naho Adamu wa nyuma yabaye umwuka utanga ubugingo. Mwabyumvishe? Adamu wa nyuma hano wavugwaga ni Kristo. Adamu wa mbere yahumekeyemo umwuka nk'uko twabisomye mu Itangira ibice 7, ahinduka ubugingo buzima. Hano baratubwiye ngo niko byanditswe ngo umuntu wa mbere ariwe Adamu yabaye ubugingo buzima, nk'uko twabisomye mu bice 7. Yabaye ubugingo buzima ahumekewemo umwuka. Harakomeza kuvuga ngo naho Adamu wa nyuma we yabaye umwuka utanga ubugingo. Bivuze ngo umwuka utanga ubugingo uva kuri Kristo. Iyo ufite Kristo nibwo wongera ugacomekwa ku mwuka utanga ubugingo. Ariko iyo gukurwa ku mwuka utanga ubugingo bivuze gutandukanya ubugingo bwawe na Kristo. Yesu ashimwe cyane. Nagira ngo mbabwire ngo Kristo kumugira mu buzima bwawe niko kongera gucomekwa ku mwuka utanga ubugingo. Kugira Kristo bijyana no kugira mwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Rero nagira ngo mbabwire ngo ubugingo buzima ni ubugingo bufite Kristo, ni ubugingo bucometse kuri Kristo, kuko Kristo niwe mwuka utanga ubugingo. Icyo ngicyo nagira ngo nyibabwire. Iyo ufite ubugingo budafite Kristo, budafite umwuka w'Imana, uba ugenda ariko ubugingo bwawe ari ubugingo ariko bupfuye. Nagira ngo mbibutse ko umuntu wese agira ubugingo. Tubisomye mu Batesalonike ba mbere ibice 3 umurongo wa 23. Abatesalonike ba mbere ibice 3 hagaragaza ko umuntu uwo ari we wese afite ubugingo. Umuntu uwo ari we wese agira ubugingo. Ibice 5 umurongo wa 23 Abatesalonike ba mbere aravuga ngo ariko mwebwe n'ubugingo bwanyu n'umwuka wanyu n'imibiri yanyu birarindwi. Bivuze ngo umuntu wese agizwe n'umwuka n'ubugingo n'umubiri. Ubugingo rero umuntu ashobora kuba agenda afite ubugingo bupfuye. Nabyumvishe? Undi muntu akaba agenda afite ubugingo ariko afite ubugingo buzima, kuko ubugingo bwe bucometswe kuri Kristo. Umuntu ufite ubugingo bupfuye biba bishoboka ko agenda akaba agaragara. Yesu yajyaga akunda kubivuga akavuga ngo mureke abapfu bahamba abapfu babo. Ubwo ni abantu bagenda bagiye guhamba umuntu wapfuye, ariko barangiza bakavuga ngo nabo bagiye kumuhamba nabo n'iki? Ni abapfu. Ubundi agakoresha terime zivuga ngo Lazaro ntabwo yapfuye, yasinziriye. Niko yakundaga kuvuga. Akavuga ngo abasinziriye bamwizeye. Ni ukuvuga ngo ibi twebwe twita urupfu ngo umuntu yapfuye, Bibiliya yibyita gusinzira. Naho gupfa ivuga gutandukanywa k'ubugingo bwawe na Kristo. Gutandukanywa, gukurwaho umwuka w'ubugingo Imana itanga. Nabyumvishe? Bivuze ngo ubugingo bupfuye n'ubugingo budafite mwuka wera, n'ubugingo budafite Kristo. Ubugingo buzima n'ubugingo bufite Kristo. Bibutse ko Adamu nubwo yariye kuri cya giti agapfa nk'uko Imana yabimubwiye, ariko yarakomeje akora imiruho ye, arakomeza, ariko aba afite icyaha. Aba afite icyaha kandi icyaha gitera urupfu. Ndagira ngo mbibutse neza icyaha ko gitera urupfu. Nk'iyo usomye Abaroma ibice 5 umurongo wa 12 haravuga ngo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha,
niko urupfu rugera ku bantu bose kuko bose bakoze ibyaha. Urupfu rwazanywe n'icyaha Adamu yakoze. Mwabyumvishe? Rero urupfu rukomeye ni ugutandukanywa na Kristo, ni ukugenda ariko warapfuye. Haleluya. Rero ntabwo waba uri umuntu wapfuye udafite ubugingo bwa Kristo muri wowe, udafite Mwuka Wera ngo uvuge ngo ufite ubugingo buzima. Kandi ubugingo buzima nibwo buzabona Imana. Mbibutse ko intego yanjye ivuga ngo nta Mwuka Wera ufite muri wowe, nta n'ubugingo buzima ufite. Kuko Umwuka Wera aza aho Kristo ari. Kuko twabonye ko Kristo ari we Mwuka utanga ubugingo. Nk'uko twabisomye mu Bakorino ba mbere ibice 5:45, twabonye ko Kristo ari we Mwuka utanga ubugingo. Yesu ashimwe. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbabwire ngo ufite Kristo ufite Mwuka Wera. Udafite Kristo ntabwo uri umupfu, warapfuye, ufite ubugingo bupfuye nubwo ugenda. Niyo mpamvu ukwiriye kugira Kristo kugira ngo ugire Mwuka Wera, ubone kugira ubugingo buzima. Kuko Imana imaze kurema umuntu ntabwo yahagurutse ngo agende, yabashije kugenda gusa, ariko Imana imuhumekeye mu mwuka utanga ubugingo. Kandi twabonye ko Mwuka utanga ubugingo uzanwa na Kristo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero reka turebe kuri Mwuka Wera. Ariko se Mwuka Wera we ni iki? Ni iki? Ni gutazanwa na Kristo. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo mbibutse yuko umuntu yakiriye Kristo aba yakiriye n'Umwuka Wera. Iyo wizeye Kristo uhabwa Mwuka Wera. Ndagira ngo mbibutse ko guhabwa Mwuka Wera ni uguhabwa gutekereza kw'Imana. Nshatse navuga ngo Mwuka Wera ni ugutekereza kw'Imana umuntu aba ahawe. Kuko ubundi umuntu, Bibiliya ivuga yuko agira umutimanama. Uwo mutimanama iyo ari umunyakamere ntabwo abasha kuwumvira. Ariko nubwo atabasha kuwumvira uba uhari. Ku munsi w'amateka niwo Imana izakoresha mu rubanza kugira ngo umuntu atsindwe n'urubanza. Impamvu umutimanama utabasha gutsinda mu buzima bw'umuntu wa kamere nuko uyu muntu aba yaracomokowe. Ariko iyo umuntu yakiriye Kristo, Kristo agabura cya gice cy'umuntu cyitwa umwuka, akakigaburira umuntu, akakira umwuka, agahabwa Umwuka Wera kuko kwakira Kristo. Iyo wakiriye Kristo uhabwa na Mwuka Wera. Kubera ko guhabwa Mwuka Wera bivuze guhabwa gutekereza kw'Imana. Ubusanzwe watekerezaga muri kamere, ariko iyo wakiriye Kristo utangira kwakira ibitekerezo biva ku Mana direct. Ukumva ibitekerezo bikubwira ngo soma Bibiliya, ukumva ibitekerezo bikubwira ngo senga, ukumva ibitekerezo bikubwira ngo fasha umuntu, ukumva ibitekerezo bikubwira ngo gira gutya. Ibyiza byose bituruka ku Mana. Rero iyo wakiriye Mwuka Wera uba wakiriye ibyo bitekerezo biva ku Mana. Iyo wakiriye Kristo uba wakiriye Mwuka Wera. Kandi iyo wakiriye Kristo nibwo ibyo bitekerezo bitangira kuza bizima. Niyo mpamvu umuntu wese wakiriye Umwuka Wera aba yakiriye, umuntu wese wakiriye Kristo aba yakiriye Mwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero iyo wakiriye Mwuka Wera, Umwuka Wera azana n'imbaraga. Ntabwo wakorera Kristo udafite Mwuka Wera. Ntabwo bishoboka. Yesu yabibujije n'intumwa. Aravuga ngo nimugende mutegerereze i Galilaya, ubwo ngiye kubohereza umufasha, ngo ntabwo mwabasha kugira icyo muvuga, ngo niwe uzabahereza ijambo ryo kuvuga. Umwuka Wera ni ibitekerezo by'Imana. Umwuka Wera ni Yesu, ni Imana mu bundi buryo. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umwuka Wera nagira ngo tumuganireho gakeya hanyuma tubone dusoze. Imana ishimwe cyane. Yesu avuga ku Mwuka Wera abwira abigishwa ko agiye kubohereza umufasha kwakira Kristo bihwanye no kwakira umufasha. Kadusome muri Yohana ibice 14, duhere ku murongo Yohana 14 duhere ku murongo wa 15. Aravuga ngo
nimubona muzitondera amategeko, njye nanjye nzasaba data, nawe azaba undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose, ngo niwe mwuka w'ukuri. Haleluya. Reka dusome ku murongo wa 26, ngo ariko uwo mufasha ari we mwuka wera, uwo data azatuma mu izina ryanjye. Wabyumvishe? Uwo data azatuma mu izina ryanjye, mu izina rya Yesu, niwe uzabigisha byose, abibutsa ibyo nababwiye byose. Haleluya. Ndagira ngo ubwire ngo ukijijwe, ariko nubwo bitajya bishoboka, ukijijwe hakiri Kristo mu buryo bw'ukuri. Hari abantu bavuga ngo barakijwe ariko batarakijijwe. Mbabwire, umuntu akumva ubuhamya busanzwe gusa ubw'ukuntu umuntu Imana yamukuye mu biki agakira akagira gute, akumva ubuhamya agafatira ubuhamya mu buryo bw'umubiri busanzwe, no akagenda bukurikiyemo izi nyungu akagira ngo arakijijwe. Ariko gukizwa, iyo umuntu akijijwe neza, gukizwa kwakira Kristo bijyana no kwakira Mwuka Wera. Kwakira Mwuka Wera rero, igihe Umwuka Wera agufasha, Yesu yabivuze hano muri Yohana 14:26, Umwuka Wera igihe umwakira umaze gukizwa, ikintu cya mbere agukorera uwo mufasha ngo ari we Mwuka Wera, ngo uwo data azatuma mu izina ryanjye, ngo niwe uzabigisha. Ikintu cya mbere Mwuka Wera uba wakiriye, cyangwa se uko gutekereza ko Imana uba wakiriye, bitangira kukwigisha. Bikwigisha bite rero? Bikugira inama. Birakubwira ngo wasoma Bibiliya, wasoma Bibiliya ukumva utangiye gusobanukirwa. Bikakubwira ngo ugende ujye gusenga, wakegera abandi mu materaniro yera, ukabona icyo Umwuka Wera ashatse kuri bubone. Bikakubwira ngo kora amasengesho, usenge, ukora amasengesho ugahabwa imbaraga ku cyakunaniye, ukabona uburyo wakira ibitekerezo by'Imana. Umwuka Wera iyo ukikizwa uramuhabwa, agatangira kukwigisha. Niwo murimo akora. Yamara kukwigisha rero, ngo niwe uzabigisha byose, ngo abibutse ibyo nababwiye byose. Atangira guhishura amabanga y'ibyo Yesu yagiye avuga byose. Haleluya. Umwuka Wera arakwigisha. Noneho Umwuka Wera iyo akwigishe rero, ugakura, ugatangira gukura, ugashyika mu buryo bw'ijambo ry'Imana, nibwo uhabwa ibyo bita imbaraga za Mwuka Wera. Haleluya. Umuntu wakiriye Yesu Kristo mu buryo bw'ukuri ahabwa Mwuka Wera. Yamara guhabwa Mwuka Wera, Mwuka Wera akamukuza. Iyo amaze gukura, nibwo yakira ibyo bita imbaraga z'Umwuka Wera. Ndagira ngo masobanure imbaraga z'Umwuka Wera ni iki. Mbibutse ko Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga uwo mwuka nabamanukira. Iyo wakiriye Mwuka Wera mu gihe kidatinze, uhabwa imbaraga za Mwuka Wera. Umwuka Wera iyo akumanukiye, n'iki kikubaho rero? Kumanukirwa na Mwuka. Yesu yavuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Imbaraga ni iki? Imbaraga, iyo bavuga imbaraga z'Umwuka ni ibintu bibiri. Icya mbere ni imbuto za Mwuka Wera. Iyo bavuga imbaraga za Mwuka Wera bavuga imbuto. Icya kabiri ni impano za Mwuka Wera. Ibyo nibyo bita imbaraga z'Umwuka Wera. Haleluya. Mbibutse ko Yesu yabwiye abigishwa be ati mugende mutegereze, ati muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira. Mu Byakozwe n'Intumwa muze kubisoma igice cya mbere umurongo wa 8. Muzahabwa imbaraga Umwuka Wera nabamanukira. Umwuka Wera amaze kumanuka yazanye imbaraga. None se kubera iki Umwuka Wera imbaraga za Mwuka Wera ziza mu muntu? Impamvu imbaraga za Mwuka Wera ziza mu muntu, yaravuze ngo muzahabwa imbaraga umwuka nabamanukira, ngo kugira ngo mube abagabo bo kumamya, ngo i Galilaya, i Samariya no ku mpera y'isi yose. Umuntu ahabwa imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo abashe guhamya Yesu. Umuntu ahabwa imbaraga za Mwuka Wera kugira ngo abashe gukora inshingano Yesu yasigiye abigishwa be. Yaravuze ngo mugende muhindure abantu bose kuba abigishwa banjye, mubabatiza mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka Wera. Bivuze iki? Bivuze kugira ngo ubashe kugaragaza Kristo no kumwamamaza, ni uko uba ufite imbaraga za Mwuka Wera. Imbaraga za Mwuka Wera, mbabwire ngo icya mbere mu mbaraga za Mwuka Wera ni imbuto za Mwuka Wera. Tuzisanga mu Bagalatiya ibice 5 umurongo wa 22. Izo mbuto zirahari, twazisoma, muze kuzisoma, n'izindi zitandukanye muzagenda musoma, ariko ni imbuto za Mwuka Wera. N'ikimenyimenyi, izi mbuto za Mwuka Wera ntiwazira udafite Mwuka Wera. Ntibishoboka, kuko twebwe tugira imbuto za kamere, ko turi aba kamere, niwo mutungo dufite. Ariko iyo umaze kwakira Yesu Kristo, uhabwa Mwuka Wera. Wamara guhabwa Mwuka Wera akakwigisha, yamara kukwigisha akaguha imbaraga. Imbaraga rero ni uko imbuto zawe zihinduka. Abakubonaga wiba byacitse, abakubonaga usambana byacitse, abakubonaga utagira urukundo byose bikarangira. Ugatangira kugira urukundo, ugatangira kugira imbuto, ugatangira ukaba icyaremwe gishya.
Yesu ashimwe cyane. Imbuto za mwuka wera baravuga ngo imbuto za mwuka wera ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda. Ngo ibimeze bityo ngo nta mategeko abihana. Yesu ashimwe cyane. Izi mbuto ntabwo wazibona n'umuntu wa kamere. Abantu ba kamere ntibazi kwihangana, abantu ba kamere ntibagira amahoro yuzuye, abantu ba kamere ntibagira urukundo rwuzuye rujyanye n'ijambo ry'Imana, abantu ba kamere ntibagira gukiranuka. Haleluya. Abantu ba kamere ntibajya babasha kwirinda, kamere zibatanga imbere. Ibi ngibi ntabwo umuntu wa kamere yabigira, kandi reka mbibutse ko twese twakoze ibyaha, ariko iyo umuntu yakiriye Kristo ahita yakira na mwuka wera. Yamara kwakira na mwuka wera, mwuka wera agatangira kugwiza imbuto ze muri wowe, ukajya wera imbuto ze bakagira ngo ni wowe uzera, kumbi ni umwuka wera ugutuyemo. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Imbaraga za mwuka wera, icya mbere ni imbuto. Impamvu rero imbuto ari imbaraga za mwuka wera, nuko Yesu yavuze ngo muzabwa imbaraga umwuka nabamanukira, ngo muzaba abagabo bo kumpamya. Iyo umuntu ashaka kureba imbuto wera gusa za mwuka wera, agahita akizwa. Akavuga ngo runaka ko mbona yahindutse, byagenze biti, ngo ngewe rwose, agahita kwegera ukamubwira impamvu yahindutse, nawe agakizwa. Kwera imbuto gusa utanavuze bishobora gutuma umuntu akwitegereza akakira Yesu. Bivuze rero ngo iyo ni imbaraga ya mwuka wera uba uhawe, ishobora gutuma uhindura umuntu kuba umwigishwa wa Yesu. Imbaraga ya mwuka wera ya kabiri ni impano za mwuka wera. Iyo umuntu amaze kwakira mwuka wera, mwuka wera aramwigisha, nk'uko twabisomye muri Yohana ibice 15, ibice 14 umurongo wa 26. Umwuka wera aramwigisha, yamara kumwigisha, yamara gushyika, agahita amuhereza, agahita amutuma ngo genda none ujye guhindura abantu kuba abigishwa banjye. Haleluya. Akujyana rero guhindura abantu, ntabwo yakujyana gusa imbokoboko, aguhereza ibyo bita ibikoresho, ibyo bita equipment for service. Equipment for service. Equipment for service ni iki? Ni izo mpano z'umwuka wera. Yesu ashimwe cyane. Impano z'umwuka wera nizo equipment for service. Nizo nibyo impano z'umwuka wera, ni ibikoresho ukoresha uhindura abantu. Imana ishimwe cyane. Haleluya. 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 Impano z'umwuka wera ni ibikoresho, ni ibikoresho. Reka dusome izo mpano zimwe ziri henshi, ariko reka dusome mu Efeso ibice 11. Aravuga nuko bamwe, ngo nuko aha bamwe umwuka wera, aha bamwe kuba intumwa ze, n'abandi kuba abahanuzi, n'abandi kuba ababwirizabutumwa. Ibi byose ni ibikoresho bya mwuka wera ubuhawe, kuko wamaze kwigishwa na mwuka wera ugashyika. Iyo uhawe ibikoresho utarigishwa na mwuka wera, ntabwo ubikoresha umurimo w'umwuka wera biguhereye, ubikoresha mu nyungu zawe. Ibi ngibi bihabwa umuntu wamaze gushyika, yaremeye kwigishwa na mwuka wera. Abandi kuba ababwirizabutumwa, Abefeso 4:11. Noneho arakomeza avuga ngo kugeza ubwo twese tuzasohora kugira ubumwe bwo kwizera no kumenya umwana w'Imana. Yesu ashimwe cyane. Mwabyumvishe rero, nagira ngo mbabwire ngo mwuka wera ni uguhabwa gutekereza kw'Imana, kandi wawe mwuka wera, mwuka arakwigisha, akakumenyesha iby'ibyaha byawe, akaguhana gukiranuka, akakwigisha, akagushyitsa. Iyo umaze gushyitsa, wahabwa imbaraga za mwuka wera. Imbaraga za mwuka wera ni imbuto wera zijyanye n'ijambo ry'Imana, kandi izo mbuto ni imbuto za mwuka wera, ntabwo ari imbuto zawe, kuko ubundi wari uwa kamere. Keretse mwuka wera wakiriye, niyo mpamvu izo mbuto zitwa ngo ni imbuto za mwuka. Hanyuma imaze guhabwa imbuto za mwuka wera, byitwa imbaraga, kuko izo mbuto ukubonye ushobora gukizwa. Kandi imbaraga za mwuka wera Imana zihaye abigishwa, Yesu yazihaye abigishwa kugira ngo babe abagabo bo kumuhamya. Indi mbaraga ya mwuka wera uhabwa ni impano, ibyo bita ibikoresho byo gukoreshwa mu guhindura abantu kuba abigishwa. Impano rero umaze kuzihabwa, urazikoresha nk'uko umwuka wera ashaka, nk'uko Yesu ashaka, ukaba igikoresho cya Yesu. Rero umuntu ufite mwuka wera ufite ubugingo buzima, kuko udafite umwuka wera ntabwo wakemera kwigishwa na Kristo ngo ukuzwe na Kristo. Ntibishoboka. Nta nubwo wakemera iby'Imana, nta nubwo wabyumva ngo iby'Imana bimeze nk'ubupfu ku barimbuka. Rero
nagira ngo mbabwire ngo nta mwuka wera dufite ntidushaka kugira ubugingo buzima, kubera ko umwuka wera twabonye ko uzanwa na Kristo. Kristo niwe mwuka we, niwe mwuka utanga ubugingo. Iyo twakiriye Kristo tuba twakiriye na wa mwuka. Noneho twamara kwakira na wa mwuka noneho agatangira gukura, akaza kuduheza imbaraga ze, tukabona tukajya gukorera Yesu. Nibwo tuba dufite ubugingo buzima buzabona Imana, nuko tuba twumvira mwuka wera, tutamutera agahinda. Imana ibafashe. None se mwene data wari mukurikira ijambo ry'Imana, ufite mwuka wera? Wakiriye Kristo? Aho nubona ugenda ukaba kumbi uri umuntu upfuye, uri umunyakamere, uri umupfu nubwo ugenda. Yesu akubona nk'umupfu utegereje gusa umunsi wa nyuma wo gusinzira ngo utegereze kuzacirwaho urubanza. Akira Kristo. Numara kwakira Kristo aguhe mwuka wera, aguhe gutekereza kw'Imana, ukomeze wumvire mwuka wera. Numara kumvira mwuka wera akwigishe, agukuze, aguhe imbuto ze, aguhe impano ze, ujye kuba umuntu ushyitse kandi ushyigikiye muri Kristo. Imana idufashe. Reka dusenga Imana. Mwami wacu Yesu, turagushimiye ko watwihaye, kandi tugushimiye ko tumenye ko burya ari wowe mwuka utanga ubugingo. Iyo tukwakiriye duhabwa mwuka wera. Mwuka wera uduhereza ngo aduha gutekereza kw'Imana, kandi ngo ni umufasha, ngo niwe utwigisha, ngo aduhishura ibyenda kubaho, ngo yenda ku bya Data mu ijuru tutazi ngo akabitumenyesha. Yamara kudukuza amaze kutwigisha ngo duhabwe imbaraga ze, tukera imbuto ze. Twamara kwera imbuto ze akaduhereza n'impano ze kugira ngo tube ibikoresho bya Kristo. Turagusabye rero Mwami, iri jambo ryawe ngo rigire umumaro, abantu bagenda ari abapfu ubahereza ubuzima mu buryo bwo kukwakira no kukwizera. Ndabasengeye Mwami, ni wowe buzima. Kandi Mwami ndabasengeye n'abishwa ko bakumenye ariko bakaba batafite gutekereza kwawe, ubaye kongera kwakira mwuka wera kugira ngo bahabwe gutekereza kwawe, kandi bamwumvire kugira ngo abakuze abageze ku gihagararo gishyitse. Urakoze Mwami. Sengeye abantu bose bumvishije ijambo ryawe kugira ngo ufate imyuka yabo uyishyikirize. Mu izina rya Yesu Kristo dusabye twizeye. Amen. Imana ibahe umugisha cyane.